muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe nta handi muri ni kuri Mubwire TV mwakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo mabi bagiye babwirwa n'abantu batari bizeye ko babatenguha twaravuze ngo niki twakora tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko ari abavandimwe bacu beza tugibafite abantu bandi mukunda kubibona bagira ingeso yo kubwira abantu ibyiza byabo batagihari twebwe rero tugomba kubwira abantu ibyiza byabo tukiri kumwe nabo nta kindi rero ni kuri Mubwire TV murabizi iyo mubonye indabo mukareba impano tuba tugiye gukora surprise uyu munsi tugiye gutungura umuntu wagize anniversaire abavandimwe be batwizeye baratubwira ngo tumutungure tugende tumuririmbire tumubwire ko bamukunda tumubwire ko ari umugisha tumubwire ko ari ingenzi kuba bamufite mu muryango wabo ni ibintu by'agaciro cyane barifuza kumuhorana barifuza kumugumana kandi yishimye anezerewe batubwiye ngo tumubwire ngo icyo byawe basaba byose kugira ngo yishime abaho anezerewe barahari kugira ngo babikore rero tufatanye namwe muze muri ukuntu biri bugende kandi turanezerewe cyane kuri Mubwire TV ko mutangiye kumenya ko kubwira abantu ibyiza byabo kubwira abantu ko mubakunda kubwira abantu ko mubashimira bakiriho ari iby'umumaro ari iby'ingenzi ni mudutume muduhamagare namwe tugende dutungura abantu turebe ukuntu Annette ari bubyakire kubona abavandimwe bamutunguye bamutekerejeho turabakunda You don't have to change, think about yourself. You are beautiful the way you are. Turagukunda nacabihindura ye turagukunda johora ubyibuka ye turagahora twicura tukubona iruhande rwacu Annette uraho twebwe twitwa Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko twifuza kubahorana kandi banezerewe twishimiye kukubona wishimye kukubona unezerewe kuko niwo muhamagaro wacu niwo mugambi wacu no gutuma abantu bishima abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo batagihari ku munsi wabo wa nyuma cyane nabo bakifuza kugira uwo babwira ibyiza bye nabo batakibasha kubivuga twebwe rero twaravuze ngo ni iki twakora muri iki gihe reka tubwire abantu ibyiza ndetse dufatanye n'abantu bumva umumaro wo kugumana n'abantu wo kugira abantu bishimye ni muri uwo mwanya rero abavandimwe bawe badutekerejeho baratubwira ngo mukora ibintu byiza turifuza ko muzaza mukaturebera umuvandimwe wacu arabizi ko tumukunda ariko none nibinyura kuri Mubwire TV namwe mukabimutubwirira akabona amasura mashya akabona abahanzi hari icyo bizongera mu mutima we uyu munsi rero nicyo cyatuzanye izi ndabo n'abavandimwe bawe baziguteguriye izi mpano zose ubona nziza abavandimwe bawe nibo baziguteguriye ibi byose ni ibyawe kugira ngo umunsi wawe ugende neza batubwiye ngo tukubwire ngo baragukunda batubwiye ngo tukubwire ngo uri umugisha batubwiye ngo tukubwire ngo kuba bagufite bumva buzuye nta jambo na rimwe ribaho ryasobanura uriwe uri umuntu w'agaciro uri umuntu udasanzwe uri umuntu mwiza uri imfura uri urukundo baratubwiye ngo Annette turamukunda Annette dukunda ukuntu mu muryango ahora anezerewe Annette ahora yishimye Annette yifuriza abandi ibyiza Annette nta gishyaragira
Aneti ashyigikira abandi, Aneti aho tumwifuje hose ahagarana natwe, ngo ntacyo bafite baguha, ntacyo bafite bakora, ariko barahari kugira ngo wishime. Icyo byabasaba byose kugira ngo unezerwe barahari. Urabibona bitanze, bavuye mu kazi, baravuga ngo reka tuze umuvandimwe wacu duhagararane nawe. Hari n'ababishima bakadutuma twenyine tukajya kureba uwo muntu, ariko bo baravuze ngo ntago bisanzwe kuri Aneti, tuzahagararana namwe, tuzaba turi kumwe namwe, muzagende mutubwire Aneti ngo turamukunda. Izi ndabo urabona ko ari nziza, izi ndabo zirahumura neza, izi ndabo zirasa neza. Uyu mwaka winjiyemo barashimira Imana ko Nyagasani yakurinze akakuzigama ukaba ukiriho. Barakwifuriza n'indi myaka myinshi, ariko ukabaho mu yindi myaka utabuze ukugira, ahubwo uriho mu mugambi w'Imana, uriho mu muteguro w'Imana, uriho kugira ngo uheshe Imana icyubahiro, uriho ubwiza bw'Imana. Ntabwo kuba uriho ari impanuka. Hari igihe Satani agenderera abantu akakubwira ngo ese ngo ubereyeho iki, ngo ese ngo kuba uriho urabona bimaze iki. Wowe rero icyo kintu ntikizigere kikuzaho. Ujye uvuga ngo mbereyeho abavandimwe banjye, mbereyeho umuryango wanjye, mbereyeho inshuti zanjye, mbereyeho igihugu cyanjye, mbereyeho kugira ngo mpeshe Imana icyubahiro, ndetse n'umuryango wanjye uranyuzwe kuba mfite, urishimye. Baragukunda, barambwiye ngo nta jambo ryabisobanura, nta jambo ryabivuga uko biri, nta kintu bafite bakora ngo kikwereke ko bagukunda, ariko barambwira ati indabo ni ubusobanuro bwiza bw'urukundo. Tuzamuha indabo zimwereke ko tumukunda, zimwereke ko agomba gusa neza. Uyu mwaka yinjiyemo ni umwaka w'ibyishimo, ni umwaka wo kwakira, ni umwaka wo guhumura neza. Impano urabona ko baguhaye, ni umwaka wo kwakira. Ugiye kwakira ibyiza byinshi biruta ibyo utekereza, ugiye kwakira ibirenze. Bavuze ngo ibi nibyo baguteguriye bo, ariko ibyiza biracyaza, ibyiza biracyaza. Ugiye kwakira. Uyu ni umwaka w'amashimwe kuri wowe, ni umwaka wo kugendererwa n'Imana, ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana. Nimba ibintu abantu benshi ntabwo bakunda ibintu babumva ngo social media ngo biki, ariko tekereza aho Imana igutekereza. Ntabwo aba bantu bonyine bafata uyu mugambi, nta nubwo natwe twabyishoboza. Iyi ni surprise y'Imana. Imana nitekereza umuntu ikagenderera abantu, ikaba ari bibakoresha. Igitekerezo cyose cyiza gishyigikirwa n'Imana. Nimba abantu bakora ibibi bakagambirira ibibi, nabyo biba bifite se wabyo Satani ubishyigikira, ariko umugambi mwiza, urukundo. Abantu bavuze ngo barakunezerewe, abantu bavuze ngo bakunezeze. Aneti, ni ijuru ryagambiriye kukunezeza, ijuru ryagutekereje, ijuru ryakugendereye, ridukura mu mpande zose, riraduhuza n'abavandimwe bawe kugira ngo tukubwire ngo turagukunda. Ujye ugenda, ujye ubyuka mu gitondo uvuga ngo abavandimwe banjye barankunda. Ujye uvuga ngo ndi umugisha, ndi ingenzi, ndi urukundo, ndi uw'umumaro, uru rukundo. Kandi barifuza kukugumana imyaka myinshi unezerewe. Ujye ubyuka uke mu maso uvuge ngo barankunda. Kandi Kristo agukunda kubarusha, aragukunda cyane kandi aragutetesha. Umugambi we ni mwiza kuri wowe. Rero twifatanyije nawe kukubwira ngo turagukunda, natwe turagushimira, twanezerewe ukuntu wishimye. Ni ukuri urukundo ntago baruvuga, urukundo bararutanga. Ntago wirirwa ubwira ngo ndagukunda ntacyo urigomwa. Utarigomwa umwanya ku muntu, utarigomwa ururabo ngo umuntu, utarigomwa impano. Sibivuze ko buri gihe, ariko bibaye ngombwa urukundo ujye urutanga. Ushaka kurutanga uhamagara umuntu, ushaka kurutanga urushyira kuri sitati uvuga ngo ndagukunda. Ese nimba dupostinga abantu batakiri muri ubu buzima tukavuga ngo twabakundaga, ngo ubu ngubu ngo wamugarura rimwe ngo nkamubwira ikindi ku mutima, kuki utakimubwiye? Imana yaguhaye amahirwe yo kuba uri kumwe n'umuntu nk'uyu. Murana ukuntu Aneti yishimye, Aneti aranezerewe. Nta muntu n'umwe udakunda urukundo, nta muntu n'umwe udakeneye gukundwa. Ibaza abavandimwe be barahorana, abavandimwe baravugana, ariko aka kantu bamukoreye mwabonye ahantu kakoze ku mutima. Rero duha abantu urukundo, duha abantu ibyiza. Aneti, turahari ku bwawe, turahari ngo wishime, kandi bisi ku bwacu gusa. Hari icyo Kristo akoze mu buzima bwawe. Uyu ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana, ni umwaka w'ibyishimo, ni umwaka wo kwakira. Turagukunda, wishime. Uracyari mu isabukuru yawe, uracyari mu mwaka wawe, ukomeze wenjoyinge, ibyiza bikomeze bikuzure. Kandi n'abavandimwe bawe turabashimira cyane ko mwumviye umwuka w'Imana, mugakora icyo mugomba gukora, mukanezeza umuntu. Aneti araza kugira umwanya wo kubabwira ikiri ku mutima we, ariko namwe amaso arabaha. Njye namurebye ukuntu yishimye. Ni ukuri ibyishimo birahenda. Uzi gutuma umuntu yishima. Nta kindi twaremewe kugira ngo abantu bishime. Nimba abantu bakomeretswa n'amagambo mabi babwirwa n'abandi, kuki tutakomora abantu tukababwira ibyiza? Abantu rero bemeye gufatanya na Mubwire TV kubwira abantu ko tubakunda, kwerekana urukundo. Nta wundi muhamagaro wacu. Aneti murabibona ni mwiza, nyine ni mwiza. Nawe arabizi ko ari mwiza, ariko hari igihe Satani yibagiza umuntu ko ari mwiza, agakenuka basibuka ko ndi mwiza, gusa hari umuntu nkunda. Ariko iyo ubimubwiye yongera kuryoherwa. Reka bakuririmbire, hanyuma
n'abavandimwe ushaka kugira icyo akubwira kikubwira, nawe nushaka kugira icyo tubwira kitubwira, ariko muri make icyabahagurukije, icyatumye bicara aha, icyatumye bigomwa abasaha yabo mu kazi ni ukugira ngo bakubwire ngo baragukunda, ngo kandi uri ingenzi, uri urukundo, kuba bagufite mu muryango uri inkingi ya mwamba, urihariye, uri umwihariko, baragukunda. umugisha twahawe tuzahora dushima, urukundo uduha ntitwabona icyo tukwitura, ntitwagusezerana ijuru ntituri rurema ngo turiguhe, ntidufite ibya mirenge twaguhabya kunyura, ariko icyo tugusezeranije tuzagukunda kugeza ku iherezo, ariko icyo tugusezeranije tuzagukunda kugeza ku iherezo, twagusezerana ijuru ntituri rurema ngo turiguhe, ntidufite ibya mirenge twaguhabya kunyura, ariko icyo tusezeranije tuzagukunda kugeza ku iherezo, ariko icyo tugusezeranije tuzagukunda kugeza ku iherezo. Uri mwiza uri igitego Aneti we, uri mwiza uri igitego Aneti we, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, uri mwiza uri igitego Aneti mwiza, uri mwiza uri igitego Aneti we, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Uri mwiza Aneti. Ndishimye ngo bwa mbere ibi binkoreweho, aniveriseri yo najyaga nyifeta, ariko nibwo bwa mbere ndirimbiwe nakoresheje gitari, nasuwe n'ibinyamakuru, umutima wanjye urishimye cyane, birandenze ntabwo mbizi, naje ariko nshyitse aha nkajya numva afite nk'ikintu cy'icyoba, mvuge se umuntu twavuganye guhera ryari kari umwe ari we wenyine numva nzi, gute numva afite ubwoba muri jyewe, ariko numva bikomeje kunshanga, ndavuga reka nicare hawe, ede mwebwe nababonye mwakomeje kuba muri hariya, ariko ntabwo nari mbazi, nari nzi ngo ni abacuranzi baba baje kuza gukoresha ibitaramo hano nk'ibisanzwe bacurangira muri hoteli, ariko ndishimye, umutima wanjye wanezerewe cyane cyane, ndumva nizera ko uyu mwaka ndetse n'utaha uzambera umwaka w'ibitangaza, kuko ibyo nkorewe uyu munsi n'ibitangaza mu buzima bwanjye, birandenze. Imana ibahe umugisha mwese, navuze ngo umwe umwe Imana ibahe umugisha, kuko iyo nza kubamenya bose najyaga kubimenya, ariko umwe niwe wakomeje kumbwira, numva ko ari we wenyine birimo gusa, ariko Imana ibahe umugisha muri rusange, ba sisters ba brothers. Imana ibahe umugisha, nta bindi byinshi nabasha kurenzaho aka kanya, ariko birandenze gusa, mwumve ngo murashimishije, kandi Imana ibahe umugisha mwinshi, ibyo munkoreye, indirimbo mundirimbiye,
imyato yose mumvuzeho Imana mu buzima bwose izaba nyiri kuri iyi si izabishoboze mbashe kubikora ndetse birengeho n'ibyo nari nagakoze nshoboze ncira inzira kandi nyagure kugira ngo mbashe gukora ibirenze uko bamwe bahari ibyo babonaga. Ndabisabye kugira ngo izashoboze uyu mwaka hazagire byinshi bigaragara binurutseho kuri jyewe. Nzarushaho kuyishima ku wundi munsi nk'uyu, nabwo nzaba nshima Imana ku byagezweho, mvuga aho duherukanira ibyo mwanyatuyeho, ibyo nakoze ndetse n'ibyo nagezeho. Rero hamwe twese hamwe Imana iduhana umugisha kandi irushaho kunyubaka no kunyagura. Imigisha yose nasabiwe n'abantu Imana ifashe nyigereho kandi yishoboze. Murakoze cyane. Imana imushoboze kugira ngo ibyo abantu bamwifuzamo nk'uko mumushimira, ntago abantu bose ariko twabavuga gutya ibyiza, hari n'abantu badafite ibyiza pe, ariko Imana ishimwe ko umuryango wamubonyemo ibyiza, umuryango wabonye kuri ingenzi, umuryango wabonye kuri urukundo. Baravuga ngo tugombe tumunezeze, tugombe tumushimire tukiri kumwe nawe, tugombe tumubwire ngo turamukunda tukiri kumwe nawe. Urumva rero uri umuntu udasanzwe mu muryango, kandi wa mugani Imana ikomeze igushoboze, Imana ikwambika imbaraga, kandi iyo migisha koko abantu bakwatuyeho ibyiza byinshi bakwifuzamo, ibyiza byinshi bifuza ko Imana ikugezaho, Imana ibikore nk'Imana. Hanyuma rero twebwe nk'uko utari utuzi, twebwe twitwa Mubwire TV nyine nk'isanzwe, dukorera kuri YouTube, ariko nta wundi muhamagaro wacu. Twebwe twaravuze ngo reka tujye tugenda tubwira abantu ko tubakunda, tugenda tubwira abantu ko ari ingenzi. Kubona abantu batonze umurongo barwana bambaye imikenyero na costume, ngo mureke ngo uyu muntu ngo ni anko wanjye, ngo ubu niwe wanyishyuriye, ngo ubu ngubu ngo akazi mubona ndimo ngo niwe wakamaye, wigeze bimubwira gihari. Ngo murareba ngo aba bana bose ngo niwe wajyaga mfasha kubarera, ngo nabonaga ngo nta muntu mfite nsigira abana ndi ku kazi, ngo nkabanda muhamagaye, ntiwabimubwiye akibyumva. Ibyo bintu nta kintu babikimaze. Rero turashima cyane abantu bamaze kubyumva ko bagomba kubwira abantu ibyiza byabo bakiriho, bakabyumva, bakumva ko bashimirwa, bakumva ko ari ingenzi. Nukuri namwe turabashimira cyane twebwe ko muri abantu n'abandi bakomeje kutubwira ngo dufatanye nabo. Nta kindi, tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko tubashimira, tubwire abantu ko ari umumaro kandi ko ari umugisha kuba tubafite mu muryango wacu. Turabishimira Imana cyane. Sinzi rero ko hari umuntu uri bushake kugira icyo avuga, ariko hatagize n'ukivuga. Ubishaka arambwira muha ka microphone. By'umwihariko ibyo twavuze byose Aneti ni famiye yabidutumye. Twebwe ntago twari tukuzi, ntago twari tuzi ko uri umuntu udasanzwe, ntago twari tuzi ko uri umugisha, ntago twari tuzi ko uri ingenzi mu muryango wabo. Nibo baduhamagara tuvuga ngo dufite umuntu mu muryango uri special, tugomba kubwira ko tumukunda, agihari natwe tugihari, nta mwenda dufite, akajya babizi ko tumukunda. Ibi rero n'abavandimwe bawe babidutumye bose, baratubwira ngo mutubwirire ibi, izi ndabo muzimuduhere, izi mpano muzimuduhere, iyi keke muyimuduhere. Ibi byose n'abavandimwe bawe biteguye. Hatagize rero n'ubasha kugira icyo avuga gutya. Aneti turagukunda, nta kindi cyaduteranyiriza hano urukundo. Ashimira umuvandimwe Batamuriza kubw'igitekerezo cyiza, rwose Imana iguhe umugisha wakoze. Ntabwo nari mbisobanukiwe ariko byanejeje nanjye, kandi namwe mwakoze cyane. Abavandimwe bakoze kuhagera abo twahamagaye, Imana ishimwe kandi tuyishime. Nta kindi kintu twakubwira uretse kukubwira ngo imyaka myinshi mbere yo kubaho Imana ikongerere, kandi turagushimira ku byashize. Twizeye ko n'ahazaza bizaba ari byiza kurusha ibyabanje. Imana ibahe umugisha abo turi kumwe hano, ntabwo twareka kuvuga, rero turishimye. Murakoze cyane. Iki ni cyo gihe nifuje ko nazakwicaza ahantu turi twenyine cyangwa turi kumwe n'abandi, nkakubwira ukuntu ngukunda, nkakubwira ukuntu uri ingenzi, nkakubwira ko ineza yawe yose wagiye ugira mu buzima bwacu uhereye ku muto kugera ku mukuru tuyizirikana. Ubwitange bwawe turabuzirikana, ineza yawe turayizirikana. Uko tureba hano twese nta muntu nahatirije n'umwe, ndetse n'abatabashije kuza kubera impamvu y'akazi, bose baragukunda kandi bazirikana urukundo rwawe, bazirikana ubwitange bwawe. Mubwire TV ndabizi neza ko ibwira abantu ibyiza byabo bakiriho, ndetse ikadutumikira natwe ubwacu dukeneye kubabwira mu magambo twebwe tutashobora gusobanura.
niyo mpamvu wabonye aba bantu baje hano n'urukundo rwinshi bagira n'ubwitange bwinshi bagira, nta kiguzi kidasanzwe gihari, ahubwo ni urukundo rwabo bafite kugira ngo babwire abantu ibyiza byabo bakiriho. Turabashimira rero namwe Sylvie na bagenzi bawe uburyo kimwitanga kugira ngo muruhure imitima y'abantu benshi. Turabakunda cyane, muri inshuti nziza, muri abavandimwe beza. Igihe cyose tuzaba turi hano ku isi tuzajya duhora twishima ko dufite inshuti nziza. Rero Aneti, aba bantu ureba bafite umunezero w'uko uri kumwe nabo aka kanya. Turanezerewe mu mitima yacu byumve. Turifuza ko wakishima, turifuza ko ubuzima bwawe buri imbere buba ari ubuzima burimo urumuri, burimo ineza y'Imana, burimo umunezero, burimo ibyishimo, tukakubona igihe cyose tukubona nk'uko dusanzwe tukubona mu munezero wawe n'urukundo ugira. Rero joyeux anniversaire, imyaka myinshi imbere, imigisha myinshi ituruka ku Mana, ibyo byose nibyo tukwifurije. Turagukunda cyane, n'abandi benshi bagiye bantuma, abavandimwe bawe barambwira ngo nkubwire ko bagukunda cyane cyane kandi cyane. Urabazi bose, sinabarondora kuko nta n'umwe utagukunda. Urakoze, ugire isabukuru nziza, turakwifuriza kuramba no kurama no kubona ibyiza byose Imana itanga. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima ntuzageza he, gutuma mpinduka urugero rwiza nk'uwatawe. Nahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika wamaye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima ayizanjye, mfite ubuhamya bwigendera. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimva mutima ayizanjye, mfite ubuhamya bwigendera. Imana ikomeze guhereza ubuhamya bwiza. Imana ni umutunzi w'ibyiza byinshi. Aneti rero ukomeze wishime, ukomeze unezerwe, kandi amasiripurize ntarangirira, ahubwo twatuye amasiripurize menshi mu buzima bwawe. Bikomeze bize bizana n'amashimwe, uhinduke ubuhamya bwigendera. Abantu bose bajya bavuga ngo Imana yagiriye neza Aneti, Imana ya Aneti, Imana ya Kanaga, Imana y'umuryango. Natwe Imana itugirire neza kandi duhe umugisha. Turabashimira cyane cyane abantu, cyane by'umwihariko turashimira umuryango ko mwatwizeye mukaduhitamo, mukavuga ngo duhagararane namwe mu bintu byiza. Nta kindi twebwe dukora, nta kindi kitugendereye, nta kindi pe. Abantu benshi batinya social media kubera inkuru mbi, umuntu abase ngo ibyo byo kuri YouTube muzabinshyiraho, bagatinya kwenda twahinduka tukazabavanga n'izindi nkuru zo gutwika hahiye Kanaka tumubonye. Oya, twebwe icyo twahamagariye, twagize umugisha, dusobanukirwa umuhamagaro wacu, dusobanukirwa icyo Imana yaturemeye. Twaje kubwira abantu rero ibyiza. Twamenye ko abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo mabi, abantu bafite ibikomere. Muzabibona nimugira umugisha wo kujya muri channel yacu mukareba muri comment iyo twakoreye abantu amasiripurize. Umuntu wese azavuga ngo ubuse nanjye binabona umuntu binkorera, ubuse nanjye nabona umuntu mururabo, ubuse nabona umuntu ntekereza. Kandi mu by'ukuri wanareba ukabona uwo muntu yagakwiye kuba afite abantu. Umuntu agoswe n'abantu ariko nta rukundo afite. Rero turabashimira cyane cyane ko namwe mwagiye mu muhamagaro wo kubwira abantu ibyiza byabo, ko mwafatanyije natwe mukatubwira ngo tuze tubwira Aneti ibyiza bye. Mwabonye ukuntu yishima, mufatanye natwe turemera abantu urukundo, dutuma abantu bishima. Ujye ugenda uvuga ngo hari umuntu natumye yongera kuryoherwa mu buzima bwe.
rero turahari, nimero zacu ziba ziriho, muduhamagare, tuzaza dutaramira abantu, tuzana umuhanzi, tuzana indabo, tuzana ibyo akeneye byose, ibyo akunda, kuko twe twasobanukiwe ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo barutanga. Tugendera duha abantu urukundo kuko abantu bararukeneye, abantu bakeneye urukundo, abantu bakeneye abantu babwira ibyiza, kuko ibi twagiye tubibona impande zose tutanarabiteganyaga, tukabihabwa n'abantu tutari tuniziye, ariko muri iki gihe, muri uyu mwaka, Imana yagurutse abantu benshi bo gutanga urukundo. Mutubwire rero turahari, mukore subscribe, mukore share, mukore comment, mutubwire, hanyuma namwe mudahamagare, tuzafatanya namwe. Aneti, turagukunda kandi turahari natwe ku bwawe, tuzafatanya nawe gushima, tuzafatanya nawe kongera kwenjoyinga n'umwaka utaha, tuzagaruka turirimbe tuvuga ngo hari ibyo Uwiteka yakoze ku buzima bwacu. Turabakunda, Imana ibahe umugisha.